ni imwe mu nkuru filime z'urukundo mu Bushinwa, inkuru iteye emotion ariko yisekeje kandi ikaba ikubiyemo ibitangaza uko umuntu yakumvira amarangamutima ye kose, ariko ibi biratangaje pe. Amwe mu bagiye gushyingirwa afatira umwanzuro wo kubishingukamo mu bukwe nyirizina, hahandi uburahira imbere y'Imana n'abantu. Nk'ibisanzwe mu bukwe harufata ijambo imbere y'imiryango yombi y'umukobwa n'iy'umusore ku mpande zombi, baherekejwe n'inshuti n'abavandimwe ati: bashyitsi namwe bacuti, kuri uyu munsi wa none ni ubukwe bw'umusore n'inkumi bishimanye cyane kurusha abandi bose ku isi. Dore rwose inzozi zabo ziri kuba impamo, ni mubampera amashyi menshi. Mr. Zhang Shawang, uriya mukobwa Mrs. Suman, agiye kuba umugore wawe wemewe n'amategeko. Guhera kuri uyu munsi wa none, yaba mu buzima bwiza cyangwa ububi, mu bukene no mu bukungu, uzamukunda umuha agaciro ntagereranywa nk'umugore wawe, kandi uzamarana nawe ubuzima bwawe bwose. Ariko umusore mu maso ibigaragara, nubwo bamubwiraga ibyo byose, ntabwo yari yishimye ku isura, ahari ubanza utarabishakaga. Bungamo bagira bati: umusore tubwire mu ijwi riranguruye, turabizi ukunda Mrs. Suman, none se ibyo tuvuze hejuru urabyemera? Umusore Zhang Shawang mu ijwi rituje ariko riranguruye ryumvikana buri wese ati: mumbabarire, ntabyo nemera. Ise byamunaniye kubyakira, ahita arwara igifu. Umukobwa nawe ati: Zhang Shawang, ibyo uvuze bisobanura iki? Undi nawe ati: ntacyo nsobanura, sinshaka gushyingirwa. Ise uriya musore yari umukire cyane, afite kampani nini cyane international, akagira abantu n'ibintu abagaragu bamuhora hafi bihoraho. Niko kubakabukira ati: mwicaye inyuma yanjye mukora iki? Mugende mumugarure. Umusore yari yivumbuye yagiye, kandi nawe baramutinyaga nk'umwana w'umutware, young master, ntibari kumutangira uko biboneye. Ushobora guhita wibaza uti se uriya muhungu kwivumbura kuriya yabitewe n'iki? Ise umubyara hamwe na se uriya mukobwa Suman, bombi barabakire bakorana neza cyane bagahuza, bityo bemeranya gushyingirana abana babo. Gusa uriya mukobwa we yakundagamo gake uriya muhungu, nubwo wenda urukundo rugenda ruza gake gake, ariko uriya musore we wapi rwose habe na gato. Umuhungu yahise avaho iwabo, arika n'akazi nk'umuntu wari general manager muri kampani ya se. Atari uko wenda akazi kamunaniye, oya, yari umukozi mwiza cyane, ahubwo yashakaga guhunga igitutu cya se washakaga kumushyingira umukobwa adashaka. Yarahunze ngo ajye gushaka umukunzi wa nyawe yiyumvamo, ngo azagaruke bari kumwe ari abafiyanse, bahite babana ubundi akazi gakomeza. Kuri ino nshuro nibwo yari agiye guhura n'umukobwa witwa Cao Ai, umukobwa wari ufite imyitwarire nk'iy'abasazi, ariko basi akagira igikundiro imbere y'abasore. Ubusazi bwe bakabumukundira, nubwo yahoraga mu kazi ntabone umwanya wo guteretana n'abasore, kugeza naho mama we yamuhatiye kwitabira ibikorwa bya blind date. Ni ahantu haba haragenewe abasore n'inkumi bakahurira bakagerageza kuvugana ngo wenda barebe niba bakwiyumvanamo bagakundana. Cao Ai yari umukobwa w'imyaka 24 y'amavuko, amaze imyaka 2 arangije amashuri y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Azer. Yari umunyamurava mu kazi, ndetse director wa company akoramo akabimushimira. Nubwo hari umugore w'umusiniya kuri we mu kazi utaramukundaga habe na gato, yaramwangaga akanamutesha umutwe. Uriya mukobwa Cao Ai, ama blind date yose yagiyemo yabuzemo umusore yishimiye. Abo yabonaga bajabiriye, ibikabyo bya danje, abameze nk'amapede, kera kabaye ibintu yarabivuyemo rwose. Ibyo abasore yararumbije, nibwo yagiye gutembera n'inshuti ye ifite imodokari, ariko Cao Ai yasabye umunyenga ngo ari utwara. Mu byishimo byinshi no ku muvuduko mwinshi cyane, yahuye na wa musore Zhang Shawang mu muhanda, nawe stress z'iwabo zamurenze. Umukobwa aramugonga agwa nk'iriya. Abakobwa bihutiye kumujyana kwa muganga, ariko akanguka yafashwe na amnesia, yibagiye buri kimwe cyose kuri we kubera guhubangana k'ubwonko. Ubwo kandi mbere yuko bamugonga, ikofi ye yarimo ibyangombwa, yari yahuye n'umutubuzi arayimwiba. Nta wari umuzi, nta byangombwa ngo barebeho, nawe ubwo yari yibagiwe. Cao Ai yamugiriye impuhwe cyane, ati: mbabarira, ninjye wakugonze. Umusore no kuba yagonzwe ntabyo yibukaga, oya rwose ntumugore. Umukobwa yabuze uko abigenza, acyura umurwayi iwe mu rugo, kuko abaganga bamutegetse ko niba ari we munyamuryango afite yamujyana imuhira akaruhuka, naho ibyo kugarura ubwenge bwibutsa bizaza gake gake. Nta kundi umukobwa yacyuye umusore iwe muri ghetto. Nk'umwana w'umukobwa wibanaga ukirangiza kwiga, yabaga ahantu hato, icyumba kimwe na salo. Cyakoze bakigera mu rugo, umuhungu yibutse izina rye gusa, Zhang Shawang. Umukobwa nubwo yabanje kugera isoni bitewe n'uko ibintu byari bijagaraye mu nzu ye, ugasanga yisuyime mu ntebe, yisutiye ku meza,
ariko umusore we ntacyo byari bimubwiye kuko ubuzima bw'abakire n'abasirimu yarabayemo yari yabyibagiwe byose. Umukobwa mu kwihagararaho no kugira ngo azashobokane no kubana n'umuhungu utari umugabo we yashyizeho amategeko 4 yose yasomera umuhungu. Irya mbere, ugomba kugenzura imyitwarire yawe, kwambara ubusa cyangwa imyenda igaragaza imyanya y'ibanga hamwe n'imyitwarire iteye isoni ntibyemewe. Irya kabiri, nta ruhushya ntiwemerewe gufata ibintu byanjye biri private. Irya gatatu, imirimo yo mu rugo tugomba kujya tuyigabana kandi wowe muhungu ugakora ikomeye isaba imbaraga. Umuhungu wakuriye mu bakire byari bimugoye ariko nta mahitamo yari afite. Ikindi cya nyuma, nta gusigana. Ubundi ubuzima bwa babiri butangira ubwo, ariko hahise havuka ikibazo batari bizeho neza. Ubwo bwari bwije bananiwe bakeneye kuryama kandi hari igitanda kimwe gusa. Umukobwa yabwiye umuhungu ati, aha ni iwanjye ndarara mu gitanda cyanjye, wowe urarara mu ntebe. Umuhungu nawe ati, ugomba gufata umushyitsi neza, ikindi ndarwaye urabizi, niba utabyemera ko ndara mu gitanda unsubize kwa muganga, ho hari uburiri bwinshi cyane. Umukobwa yahise yemera, umuhungu akajya arara mu buriri bwe naho we akarara mu ntebe. Ubwo ku rundi ruhande, umukire ise wa Zhang Shawang yakomeje gushyira igitutu ku nganizi be ngo bamushakire umuhungu we vuba vuba na bwangu. Zhang Shawang n'uriya mukobwa Cao Ai bakomeje kubana ariko mu minsi ya mbere nubwo bari bumvikanye amategeko ariko ntibabuze kubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko abahungu babimenyereye bava muri dushe bambaye isume hasi gusa. Umukobwa agasakuza ati, wambaye ubusa kandi twavuganye ko bitemewe. Umuhungu nawe ati, ntabwo nambaye ubusa, nambaye isume. Umukobwa ati, iyo sume wambaye si yanjye ko bisa, kandi rwose urabizi ibintu byanjye private ntiwemewe kubikoraho, twarabyumvikanye. Umuhungu ati, nanjye humura nta mabere yawe nakozeho. Bajya kuryama rimwe na rimwe mu ijoro, uriya mukobwa Cao Ai akabyuka azi ko yananiriwe mu ntebe akaharyama, hanyuma agahita ajya mu cyumba ku buriri bwe yibagiwe ko ariho wa musore aryamye. Bakanguka bagasanga baryamanye rwose banapfumbatanye. Umukobwa yahitaga yiyamira ati, nta soni urashaka kuryamana nanjye? Umusore nawe ati, ko twaryamye uri mu ntebe aha wahagize uti, ahubwo niwe ushaka kuryamana nanjye. Umukobwa mu kwikura mu isoni ati, aha ni iwanjye ngomba kurara aho nshatse. Imibanire ya Zhang Shawang na Cao Ai yasaga nk'iy'umugore n'umugabo ukuyemo ikintu kimwe gusa cyo kuryamana, kuko barafashanyaga. Umukobwa yaba avuye ku kazi ananiwe cyangwa afite agashiha akuye mu kazi, wenda bamubwiye nabi ko hari umugore w'umusiniya we wamwangaga cyane, yagera mu rugo Zhang Shawang akagerageza kumuhumuriza. Umunsi umwe mu masaha y'ikigoroba, Cao Ai avuye ku kazi avugira kuri telefone aganira na mama we, yinjiye muri salo nk'ibisanzwe kwa kundi umuntu avugira kuri phone ibitekerezo byose biri kuri telefone. Abafunguye ubwiherero atakomanze asanga Zhang Shawang arimo gukaraba yambaye ubusa. Umukobwa n'umuhungu bose basakuje icyarimwe. Umuhungu ati, urashaka kundunguruka? N'ubundi wambonye injira urebe neza, n'ubundi ni hahandi wambonye injira urebe neza. Ubwo nyina w'umukobwa yarabyumvaga kuri phone byose. Ati, mukobwa wanjye ubaye iki? Iryo jwi ry'umugabo ninde? Umukobwa nawe ati, niryo kuri televiziyo. Undi nawe ati, mbwiza ukuri mwana wanjye ndakuzi narakwibyariye. Mbwiza ukuri mwana wanjye ndakuzi narakwibyariye, iyo ubeshya ndabimenya. Uwo ninde? Umukobwa nawe ati, ni inshuti yanjye y'umuhungu, ni boyfriend. Umumama yarishimye cyane ati, ko utambwiye kare ko wabonye umugabo mwana wa. Cao Ai yatangiye gusobanura ngo ni umwanya n'akazi kenshi. Undi nawe ati, wivunika mwana wa, njyewe na so ejo tuzaza utujyane gusura umufiance wawe. Umukobwa yahise yinginga umusore ati, mbeshye mama ko mfite umukunzi kandi ntawe, none wamfashije ukitwara nk'umuhungu dukundana ko ejo bazaza kumureba, wenda nyuma nkazashaka undi. Umusore yabyemeye biciye mu mpaka. Umunsi uraza ababyeyi barabasura ahantu bari bakodesheje, bajijisha nk'aho batabana. Ababyeyi barishima cyane. Ubwo ababyeyi bari bazanye na murumuna wa Cao Ai, maze yagahata ibibazo bitandukanye. Umusore ati, ko Cao Ai yabwiye mama ko uri umusore mwiza nk'uko tubibona, ngo ariko ufite n'amafaranga, uyobora iyihe company? Zhang Shawang yahise yitwara nk'umukire kandi ntibyamugoye kuko n'ubundi ni umukire, iwabo barakize, nuko yabyibagiwe. Yahise asubiza ko ari general manager wa company ikaze cyane mu gihugu, Zhao Group. Bose barayizi neza neza. Avuga company ya se na poste yari afitemo atarabura ubwenge bwibutsa. Bigaragare ko yatangiye gukira no kwibuka bimwe na bimwe. Mu gihe barimo kurya yatumijeho umuvinyo uhenze cyane kugira ngo yemeze. Barishima cyane ati, umukwe ni uyu nguyu. Ubwo kandi facture ni Cao Ai wari kuyishyura. Bityo batashye umukobwa yitutomba cyane, yewe aranarira.
amafaranga yasevinze two kurya mu kwezi kumwe baturiye mu kigoroba kimwe. Ararira cyane ariko umuhungu amusezeranya ko namara kwibuka konte ye azamwishyura. Bageze aho baraganira byose kuko umuhungu yibazaga impamvu mama wa Cao Ai amwihutisha gushaka umugabo. Umukobwa yaramuganiriye amubwira ubwana bwe nuko yakuze. Jang Shawang yari yatangiye gukunda uriya mukobwa Cao Ai. Umuhungu nawe yahise yibuka uwo ari we ariko ntiyabibwira uriya mukobwa, ahubwo ahita yandikira yahise amusaba imbabazi kuba yaramubabaje. Akanga n'umukobwa Suman yashaka kumushyingira ngo ariko ibyo kumuhatira uwo mukobwa niba bitarimo yagaruka mu rugo no mu kazi. Uriya mukobwa Cao Ai mu kazi boss we yaramwishimiye amuzamura mu ntera. Wa mugore w'umusiniya kuri we amugira ishyari aramugambanira, amubeshyira ko yibyaye amafaranga miliyoni imwe ya kampani. Abapolisi bahise baza kumufata baramufunga mu gihe bagikora iperereza. Jang Shawang acyumva iyo nkuru ncamugongo yahise ahamagara papa we igitaraganya. Yamushakagaho ubufasha kuko yari umukire. Ati rwose inshuti yanjye bayifunze bayibeshyera, mbabarira umpe amafaranga mufunguze. Ise nawe ati ibyo sobwo biramara iki mwana wa? Umuhungu ati rwose nubikora ndagaruka mu rugo, nzajya nkumvira ndasubira mu kazi, byose wifuza ukuyemo kunkingira uriya mukobwa nashaka. Babyemeranyijeho ise yamuha amafaranga yose akeneye n'ubundi bufasha bwose kuko yari umuntu uvuga rikijyana. Babyemeranyijeho ise yamuha amafaranga yose akeneye n'ubundi bufasha bwose kuko yari umuntu uvuga rikijyana. Umusore yaragiye afunguza umukobwa ndetse n'umugambanyi aravumburwa. Bagiranye ibihe byiza, umuhungu aboneraho no kubwira umukobwa ko amukunda. Ariko akimara kubivuga imodoka yirongerera mugonga. Umukobwa yahiririkanye amujyana kwa muganga yababaye cyane kuko nawe mu by'ukuri yaramukundaga ku buryo atamutangamo pasi ku bandi bakobwa b'inshuti ze. Mu gihe bari kwa muganga ise umusore yari yamaze kumenya aho aherereye. Nk'umwana w'ingagari kuri ino nshuro ntiyari kurwarira kwa muganga, bimuriye ibitaro n'abaganga b'inzobere iwabo. Umukobwa yasigaye mu bwigunge bukomeye, ishavu n'agahinda kuko yarabuze intwari yamukuye mu gihome ndetse imukiza n'abanzi. Umukunzi bashobokanye hose no mu mibanire basangira akabisi n'agahiye muri ghetto. Yari umuhungu wabanye mu byago no mu byishimo. Umukobwa byaramurenze ararira arahogora. Cyakuza mu kazi nyuma yo kubona ko yarenganye yagambaniwe n'umusiniya we, baramwakiriye barongera bamuzamura mu ntera nawe bamugira umusiniya. Ku rundi ruhande wa musore Jang Shawang yarongeye atangira kwira injugu za make nk'izo yasangiraga na Cao Ai. Yajya kugura wine agatumizaho iza make ahubwo azikundiye no kuba arizo yasangiraga n'uwakunda. Bwarakeye asubira mu kazi nk'uko byahoze as young president of company inyuma ya se. Igihe barimo bamuha amaraporo kuri email yabonye ifoto yifotoje ubwo yari akibana na Cao Ai, maze yibuka ibihe bacanyemo ahita afata umwanzuro kujya kumushaka ubutamubura. Muri we yari asanzwe yifitemo umugambi yuko namubona azahita propose. Mu buryo bwa surprise Jang Shawang n'inshuti za Cao Ai batunguye umukobwa haba proposal nziza cyane y'agatangaza, ndetse nyuma n'ubukwe burataha. Barongera bati Mr. Jang Shawang ugiye gushyingiranwa na Miss Cao Ai, umukunde umukundwakaze mubane iteka. Urabyemera? Umusore n'akanyamuneza amwenyura agira ati ndabyemera cyane. Abageni bambikanye impeta mu byishimo byinshi cyane barahoberana, ubundi bajya kubana nk'umugore n'umugabo. Ukora ku kamenyetso gasa umutuku ka subscribe tuzabane mu nkuru z'ubutaha, naho ubwo butaha.